Imana ni nziza, ni ukuri Imana yacu ni Imana y'urukundo, ni Imana itangaje cyane, twese itugirire neza. Nitwa HAbanabakize Schadrack, nk'uko babivuze mu umuyobozi watwakiriye, ndetse ndashima Imana cyane kuba ndi kumwe namwe muri aya masaha. Imana twese iduhana umugisha. Nukuri Imana itugirire neza cyane. Navuye muri field yo mu burasirazuba bwo hagati, aho uyu munsi dufite insanganyamatsiko ivuga ngo bakumva bate ari nta wababwirije. Turi mu cyiciro cyo kubwiririsha ubutumwa ibitabo. Babwire ko uyu ari umunsi mpuzamahanga wo kubwiririsha ubutumwa ibitabo, gutanga inyandiko n'ibitabo n'ibinyamakuru byerekeza abantu ku gakiza cy'Imana. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, Mana y'urukundo n'icyubahiro, izina ryawe rihimbazwe. Turagushimira uyu mwanya mwiza tugiye kongera kwiyibutsa uburyo twamamaza ibyo wandikishije. Utuyoboze Mwuka Muziranenge, mu izina rya Yesu, amen. Uwiteka Mana ishobora byose, muri ibi bihe bitoroshye turakwinginze wite ku bana bawe bababaye. Wowe ureba ku mutima, ubakomeze kandi ubahumurize. Turinde kwiheba, turinde kubabara, nubwo isi ishaririye, udukomeze. Tuhoza amarira, duterwa n'isi mbi, twongere kwizera no kwihangana. Izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzongera kubaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bizaba bishize. Turinde kwiheba, turinde kubabara, nubwo isi ishaririye, udukomeze. Tuhoza amarira, duterwa n'isi mbi, twongere kwizera no kwihangana. Twongere kwizera no kwihangana. Twongere kwizera no kwihangana. Yesu akunda abana bato, abana bo mu isi yose, abamabara yose bose
arabakunda. Yesu akunda abana batoya bose. Jésus aime tous les enfants de la terre. Brun, jaune et noir et blanc, pour lui sont des diamants. Jésus aime tous les enfants de la terre. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red, yellow, black and white, they're special in His sight. Jesus loves the little children of the world. Isaha nziza nitwa Isimba Kalisa munsi ndayigisha icyigisho kiboneka mu rurimi rwa kabiri igice cya gatanu kuva ku murongo wa 20 kugeza ku 27. Umutwe w'amagambo aravuga ngo Gehazi afatwa n'indwara y'ibibembe. Elisha amaze kubwira Namani ko ajya koga inshuro 7 amaze gukira ibibembe bye, yazaniye ibihembo Elisha, maze Elisha arabyanga. Nuko Gehazi wari umugaragu wa Elisha abonye ko Elisha yanze ibyo bihembo arabyifuza. Nuko Gehazi akurikira Namani maze aramubeshya ngo Elisha aramutumye ngo namuhe ibyo bihembo. Nuko Namani amuha bya bihembo. Nuko Gehazi abijyana iwe maze asubira kwa Elisha. Elisha amubajije ngo mbe yari yagiye he, aramusubiza ati naho nagiye. Nuko Elisha aramubwira ngo urajyasi ngo sinabonye ko Namani yaguhaye ibihembo. Elisha aramubwira ati ibibembe bya Namani bikugeho hamwe n'umuryango wawe. Nuko ako kanya Gehazi arwara ibihembe. Icyigisho ndavanyemo tutagomba kwifuza ibitari ibyacu, tutagomba kubeshya, kandi tugomba kwizera Imana. Ukoresha yizeraga Imana ikamwereka ibitagaragara. Dusenge. Mana twese mu ijuru, ndagushimiye ko waturinze. Mana ndagusaba ngo ujye uturinda kwifuza ibitari ibyacu, kuturinda kubeshya, kandi uzajye uduha kwizera. Mboneyeho no gushima umwana muto wabwirije ayobowe na mwuka w'Imana. Ni ukuri kugira neza kw'Imana kuzakomeze kumukurize ku birenge byayo. Isomo badusomeye ry'urufunguzo riboneka mu Baroma igice cya 10 umurongo wa 14. Hari amagambo avuga ngo ariko se bamwambaza bate bataramwizera, kandi bamwizera bate bataramwumva, kandi bakumva bate ari nta wababwirije. Ahangaha ni isomo iyo nitegereje neza mbona risozeshwa ikibazo. Urebye neza byose ni ibibazo bagenda, ni utubazo bagenda basoresha. Bibiliya iratubwira ngo uzambaza izina rya Kristo wese azakizwa. Izina ry'Imana rihimbazwe. Ikibazo kirahangaha, none bamwambaza bate bataramwizera, bamwizera bate bataramwumva, none se bamwumva bate nta uramubabwira. Ni umunsi mpuzamahanga wo gukangura umuntu wese ngo twongere tugire imbaraga zo kubwira abantu ibya Yesu dukoresheje ibitabo. Uhereye mu bihe bya kera, isi yacu imaze kugerwaho n'umuvumo. Ndavuga umuvumo w'uko isi yaje mu icyaha. Umuvumo wa kabiri, kubera ko isi yanyoye amaraso y'umukiranutsi wa mbere witwa Abeli. Umuvumo wa gatatu, igihe umwuzure wakwiraga ku isi hose. Icyo gihe isi yahindutse umwaku, iba mbi cyane, maze ubwiza bw'Imana bwari butwikiriye ababyeyi bacu burigendera. Ariko Imana kuko yifuzaga kubana n'abantu, yakomeje gushaka uburyo ikomeza kurinda abantu bayo. Umuntu w'Imana Yesaya mu gice cya 59 umurongo wa 2 yibukije abantu umworera uri hagati yacu n'Imana, maze arababwira ati
ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso ikanga no kubumvira. Igihe umuntu abayeho mu buzima atandukanye n'Imana agira ingorane nyinshi. Iyo ibibazo bimuzengurutse ntabwo amenya ko ashobora gupfukama imbere y'Imana kuko ntabwo ayizi. Benshi bariyahura, abandi biroha mu biyobyabwenge, abandi biroha mu buzima bubi cyane. Mbese Bibiliya hari icyo yabivuzeho? Pawulo agaragaza neza imibereho y'ubutindi, y'ubuhanya umuntu aba arimo igihe cyose utarahaguruka ngo umugezeho ubutumwa bw'Imana. Dore uko baba bameze. Abefeso 4:18, Pawulo yavuze imibereho baba barimo, aravuga ati ubwenge bwabo buri mu mwijima kandi ubujiji buri muri bo, no kunangirwa kw'imitima yabo byabatandukanije n'ubugingo buva ku Mana. Ngiyi imibereho ibabaje cyane, iteye ubwoba baba barimo. Nta gushidikanya, izo nizo ngaruka z'iterabwoba ryamaze gushinga imizi mu bihugu byinshi. Iyo niyo ngaruka y'ibyaha by'urukozasoni biri kuba hirya no hino. Ingaruka zakomeje kuba ubwicanyi bwa hato na hato. Ingaruka zabaye kubura umutekano iburyo n'ibumoso. Ingaruka zo gutandukana n'Imana zabaye gusuhuza umutima no gucemererwa, maze iburyo n'ibumoso umuntu akabaho adafite igisubizo. Ariko ikibazo kiravuga ngo bizageza ryari? Nahoze nsoma mu binyamakuru bitandukanye bagenda berekana ubushakashatsi buri gukorwa ku mubumbe witwa Marsi, ngo nibura barebe ko ubuzima bwaho bushoboka, ko abantu bashobora kuzabayo. Benshi bavuga ko mu gihe kiri imbere abantu bashobora kuzahatura, ariko nta hantu na hamwe dushobora kubonera amahoro kandi twaratandukanye n'Imana. Imana irashaka kongera kubana natwe. Ellen White yahishuye ibigiye kuba mu isi ahagana mu 1906. Yanditse mu rwibutso n'integuza, yavuze amagambo avuga ngo vuba iyi myivumbagatanyo ikomeye izaduka hagati y'amahanga menshi. Ni imyivumbagatanyo itazarangira keretse Yesu agarutse. Maze amaze kubivuga, haciye iminsi intambara ya mbere y'isi iraduka. Amahanga menshi agira imyivumbagatanyo, maze barangije bakora umuryango mpuzamahanga witwa SDN. Igihe bibwiraga ko bagiye kuzana amahoro hagati y'ibihugu, ariko bukeye intambara ya kabiri y'isi maze iratutumba, irangije iraruma, ya mahoro barayabura. Ariko birangiye barongera bakora undi muryango mpuzamahanga witwa ONU, maze barangije bati igituma amahoro abura nuko buri muntu wese afite ijambo. Ibihugu bya rutura aba ari byo byiharira ijambo, ariko nabyo ntabwo amahoro yabonetse, kuko budakeye kabiri intambara y'ubutita yaradutse. Imyivumbagatanyo izabaho igahagarikwa na Yesu wenyine. Ibyo ntibiri mu mibanire mpuzamahanga gusa, ahubwo ku isi hose, mu buzima bwose, mu rwego rw'imibereho rwose, hari imyivumbagatanyo izarangizwa gusa nuko Yesu agarutse. Bavandimwe, ikibazo kirabaza ngo none inama mpuzamahanga ziharanira kugarura amahoro mu isi ko zigenda zinanirwa, ibyorezo bikarushaho kwaduka no kuba gikwira, ibibazo bigakomeza kwiyongera, mbese Imana yaretse abantu bayo? Imana ni ifite igisubizo. Imana
kugira neza kwayo niko kuzarangiza ibibazo mu isi, kandi uko kugira neza kunyura mu byiringiro no mu kwizera. Yeremiya igice cya 18 umurongo wa 7 n'uwa 8, Uhoraho yaramuhishuriye maze aravuga ati, igihe nzavuga iby'ishyanga n'iby'igihugu ngo bikurweho, bisenwe, birimbuke, ariko iryo shyanga navugaga niriva mu byaha byaryo, nzareka ibyago nibwiraga kubagirira. Izina ry'Imana rihimbazwe. Yabaye twese twabimenyaga maze tukabizirikana, twahaguruka maze twese ibihugu byose tugahamagara tugatakambira Imana. Imana yaravuze ngo iryo shyanga riramutse ritabaje, nareka kugira nabi, nareka ibyago byendaga kubageraho. Ariko ntabwo bose babikora. Mu gihe cy'Ininewe abantu bose barahagurutse, abato n'abakuze, maze bicisha bugufi imbere y'Imana. Imana ihagarika ibyago byendaga kubageraho. Ariko none se twese tuzafataniriza hamwe gute niba hakiri amatsinda mato mato, abantu bamwe bamwe, imiryango imwe n'imwe, indimi zimwe na zimwe, ubutumwa bwiza butarageraho? Bibiliya yavuze ngo uzambaza izina rya Kristo wese azakizwa. Ariko ikibazo kiravuga ngo none bamwambaza bate bataramwizera? Bamwizera bate bataramwumva? Bamwumva bate hari nta wababwirije? Imana yateganije ko abumva guhamagara kwayo bakwiriye guhaguruka bagatera intambwe, bagasanga abantu bayo bari mu kaga, maze bakaberekeza kuri Kristo Yesu. Umujakazi w'Imana Ellen White yaranditse ngo Yesu ntabwo ahitamo gutoranya abamarayika batacumuye ngo abe ari bo bamubera abavugizi cyangwa bamuhagararira muri rubanda, ahubwo ahitamo abantu buntu, abantu basangiye ubuzima nabo bifuza gukiza. Muri iki gitabo cyitwa Conflict and Courage, ku ipaji ya 289 yarakomeje avuga ati, hari imitima myinshi yuzuye gushidikanya, iremerewe n'uburwayi bw'akarande, itentebutse mu byo kwizera, kandi idashoboye guhanga amaso ku Mana itaboneka. Nyamara inshuti bashobora kurebesha amaso yabo iyije, basanga ije mu cyimbo cya Kristo, ibahindukira umuyoboro wihuse utuma kwa kwizera kwabo kujegajega bagushingira kuri Kristo. Turahamagarirwa kuba abafatanyabikorwa n'abamarayika b'ijuru, maze tukageza Yesu ku bari mu isi bose. Bavandimwe, Satani ntabwo ashaka ko abantu bamenye izina rya Kristo ngo bajye baryiyambaza. Niyo mpamvu Ellen White mu rwibutso n'integuza mu 1893 mu kwa mbere ku itariki ya 17 yaravuze ati, Imana yifuza ko itorero uko ryakabaye rihaguruka maze rikagera ku bantu b'ingeri zose ribashiriye ubutumwa. Nahawe nahanjye kugira ngo duhaguruke tujyane ubutumwa bwiza. Hari umubwiririsha butumwa ibitabo umwe witwaga Pedro, ubu ntabwo akiriho, yakoraga umurimo wo kubwiririsha ubutumwa ibitabo hariya ku mugezi witwa Amazone, maze akajya akunda kugenda ku nkengero z'uwo mugezi abwiriza abahatuye. Maze umupadiri umwe amenya yuko uwo mugabo abwiririsha ubutumwa ibitabo. Hari icyo yakoze, maze Pedro uko yagendaga urugo ku rundi akomanga, yabereka ibitabo, bakamubwira bati genda subirayo. Yagera ku rundi rugo bati subirayo. Maze igihe kimwe ageze ahantu ari nimugoroba,
baramwirukana batoya asubirayo, ariko kuko bwari bwije cyane abasaba icumbi. Abasabye icumbi baramubwira bati rero ntabwo twaguye icumbi, dufite impamvu yacu bwite. Arababwira ati mundeke ndare mu rubaraza, ejo mu gitondo nzagenda. Maze bamwemerera gushyira ibitabo n'isakoshi ku rubaraza, bamuha amazi yo kunywa, bamuha n'ibyo kurya, arara aho ku rubaraza. Maze nimugoroba nijoro yumva umudamu ari kubwira umugabo we ati uriya mugabo niwe padiri yatubwiye. Uribuka ko padiri yatubwiye ko hari umugabo wamamaza ibitabo by'ibinyoma, none ntituzamwakire. None ejo mu gitondo umubwire kare agende. Maze uwo mugabo Pedro abyumvise, amenya yuko abantu bakiri mu mwijima bataramenya ubutumwa bwiza. Bukeye mu gitondo arababaza ati mbese nta mugabo padiri yababwiye uzaza n'ibitabo byamamaza ibinyoma? Maze baramubwira bati turamuzi, ahubwo ni wowe. Arangije afungura isakoshi arabereka, arababwira ati ngewe ibitabo mfite ni ibitabo byo kuyobora abantu kuri Kristo Yesu. Ahubwo niba hari umugabo uzaza n'ibitabo by'ibinyoma ntabwo yari yaza. None ahubwo ndi kugenda mbere ye, niba hari uzaza kugira ngo azasange naramaze gutanga ibitabo byigisha iyobokamana, byereka abantu Yesu mwiza wacunguye abari mu isi bose, byereka abantu inzira y'agakiza, byereka abantu gutabara kw'Imana. Maze babyumvise ibyo bitabo babisamira hejuru, barishima cyane, basoma uwifuzwa ibihe byose, bamenya ko ari Kristo Yesu. Basoma intambara ikomeye, bamenya inzira yose bakwiriye guhagarara mu ruhande rwa Kristo Yesu. Maze bakira ibitabo by'abakurambere n'abahanuzi, abahanuzi n'abami, n'ibindi bitabo byinshi bibasobanurira Bibiliya. Maze uwo mugabo Pedro aho yageraga arababazaga ati mbese hari umugabo bababwiye uzazana ibitabo byigisha ibinyoma? Bakamubwira bati yego. Ariko kuko atari we wigishaga ibinyoma, aheraho akababwira ati niba hari uzaza, ngewe mbazaniye ibitabo biratuma mumenya inzira ya Kristo, biratuma mumenya gutabara kw'ijuru, bituma mumenya inzira ya Kristo n'uburyo mubana nawe intambwe ku ntambwe. Maze bakishima cyane, ibitabo barabifata. Mu gihe gitoya bari bamaze kuzura ibyiringiro, kandi amatsinda menshi yari amaze kumenya agakiza k'Imana. Satani yangisha abantu ibitabo byacu. Ahubwo Satani muri uko kwangisha abantu ibitabo byacu, agenda imbere yacu akwirakwiza ibitabo byamamaza ibinyoma, byamamaza amashusho y'urukozasoni, byamamaza ubugizi bwa nabi. Ngiye kubaha urugero. Pawulo igihe yabwirizaga ubutumwa, nawe yahuye n'ikibazo. Mu byakozwe n'intumwa igice cya 19 umurongo wa 18, yagiye kubwiriza ubutumwa muri Efeso. Maze arabwiriza, abantu benshi barihana kandi babona agakiza k'Imana. Maze umurongo wa 18 uravuga ngo nuko benshi mu bizeye baraza, batura ibyaha byabo, bavuga n'ibyo bakoze. Abakoraga iby'ubupfumu batari bake bakoranya ibitabo byabo. Mwumvise Satani yari yarabagurishije ibitabo by'ubupfumu n'ubukonikoni, maze bihannye bamenye inzira ya Kristo, maze bakoranya ibitabo byabo, maze babitwikira imbere ya rubanda. Ariko mbere yo kubitwika baravuga bati mbese ibi bitabo biragurwa? Yego biragurwa. Maze babara agaciro kabyo, babaza agaciro k'ikiguzi cy'ibyo bitabo, basanga gahwanye n'igihembo cy'imibyizi 50,000. Tubyumve neza, umuntu ukorera 5,000
mu minsi 50,000 yabakoreye miliyoni 250. babaze agaciro k'ibyo bitabo basanga byagura nibura miliyoni 250 ari nk'iki gihe. Satani akora uko ashoboye kose akamamaza ku bwinshi ibitabo byamamaza kugira nabi, byamamaza ibinyoma. Inyandiko z'ibanze ku ipaji ya 96 Ellen White yaranditse ati, neretswe ko ibitabo n'amashusho byamamaza Satani byiyongera ndetse n'imbaraga zabyo zikarushaho gukwira. Ndetse Ellen White yanditse mu murimo wa gikristu ku ipaji 134 avuga ati, ibinyamakuru byamamaza ubukozi bw'ibibi bimaze gukwira hose, none ni kuki buri mwizera atakangukira gukwirakwiza inyandiko zizamura imitima y'abantu zikabageza kuri Kristo? Nshuti kandi bavandimwe, hano mu murimo wo kubwiririsha ubutumwa ibitabo, tuzi yuko duhanganye na Satani, nawe ari gukwirakwiza ibitabo hirya no hino byigisha ibinyoma, bishyira abantu mu butindi, mu buhanya, mu mibereho mibi. Niyo mpamvu natwe tugenda imbere ye kugira ngo igihe azazira azasange twaramaze gutanga ibitabo byinshi. Abantu benshi baramaze kubona agakiza cy'Imana, baruzuye imbaraga, baruzuye mwuka w'Imana, bazashobore guhagarara badatsinzwe. Muri iki cyiciro cyo kubwiririsha ubutumwa ibitabo tugira amashami abiri. Ishami rya mbere ni iryo gusangira igitabo. Iri shami rikora neza cyane. Buri mwizera wese ararikirwa kugura igitabo, akagura 2, akagura 5 cyangwa 10 cyangwa 50, maze abo bakorana, abo babana, abo baturanye, aho anyura, abo bagendana, maze akagenda ha buri wese igitabo kizamuyobora ku gakiza cy'Imana. Kigisho kiravuga ngo bamwambaza bate? Bataramwumva, bataramwizera, ari nta wari wamubabwira. Iki ni igihe cyiza cyane kuri buri mwizera, akwiriye gukanguka agatanga nibura igitabo 1, 2, 5, 10, 50, ariko imitima ya benshi bakazabona agakiza cy'Imana. Itsinda rya kabiri n'abagurisha ibitabo babigize umwuga. Babyuka mu gitondo, bakomanga urugo ku rundi, bagenda mu biro, bagenda ku mashuri, bagenda ku mavuriro, basanga abantu bose aho bari, babagezaho ubutumwa bwiza bukubiye muri ibi bitabo. Imana ikomeze kubaha umugisha. Bavandimwe, mu gitabo cyitwa umurimo wo kubwiririsha ubutumwa ibitabo, ku ipaji ya 4 Ellen White yaranditse ati, hari ahantu henshi cyane ijwi ry'umubwiriza ridashobora kumvikana, ahantu hashobora kugerwa n'inyandiko zacu zonyine, ibitabo, impapuro n'ibinyamakuru bikubiyemo ukuri kwa Bibiliya abantu bakeneye. Ndetse muri icyo gitabo yarakomeje aravuga ku iyo paji ati, mu kwitaba umuhamagaro mvajuru, abizera b'itorero ry'Abadiventisi umunsi wa 7 binjiranye umwete mu murimo wo kuburira isi bakoresheje ibitabo byigisha ukuri ku isabato no kugaruka kwa Yesu. Mu gihe kirenga ikinyejana twamamaza inkuru nziza ya Yesu. Ibwirizabutumwa rikoresha ibitabo ryabaye inkingi ikomeye mu kwamamaza ubutumwa bwa marayika wa gatatu ku isi yose. Bavandimwe, iki gihe turimo ni igihe cyo guhamya, ni igihe cyo kwigisha. Mu butumwa bwatoranijwe muri volume ya 3 mu gice cya 55,
Ellen White yaravuze ati umwami yaduhishuriye ibirebana n'ibigiye kuba mu isi kugira ngo natwe tubihishurire abandi. Hari isezerano Imana yaduhaye, nshuti kandi muvandimwe, muntu wese ugiye guhaguruka ugafata ibitabo 5, ibitabo 10, ibitabo 50, ibitabo 100, ugenda uha buri muntu wese, uwo mukorana, uwo mubana, uwo muturanye, aho unyura, ngo mu murimo wo kubwiririsha ubutumwa ibitabo ku ipaji 150 Ellen White yatubwiye isezerano ry'Imana, maze aravuga ati abantu ibihumbagiza bazitabirarika mu munsi umwe gusa. Abenshi muri bo guhinduka kwabo kuzaba gukomoka ku nyandiko zacu basomye. Izina ry'Imana rihimbazwe. Kandi Yesu akiri mu isi, umuntu umwe yaramwitegereje amusanga mu mbaga y'abantu. Bamwe bari bamuteraniyeho ku mpamvu zitandukanye, maze aramubaza ati mwami, abakizwa ni bake? Maze arabamubwira ati mugire umwete wo kwinjira mu irembo rifunganye. Amubwira andi magambo menshi, ariko agiye kugera hasi aramuhumuriza. Agiye gusoza aramuhumuriza. Muri Matayo igice cya 8 umurongo wa 11 aramubwira ati ndababwira yuko benshi bazaturuka iburasirazuba n'iburengerazuba bakicarana na Aburahamu na Isaka na Yakobo mu bwami bwo mu ijuru. Nta gushidikanya abenshi muri bo guhinduka kwabo kuzaba gukomoka mu bitabo natanze, mu bitabo watanze, ndetse mu bitabo bagenzi bacu batanze. Binyuze muri ibi bitabo abantu benshi bazabona agakiza k'Imana. Hari umugabo umwe nasomye agatekerezo ke ngo yari mu bwato, maze aravuga ati ariko nakahe kamaro k'inyandiko? Maze afata urupapuro, yaramaze kunywa amazi mu gacupa, afata agapapuro yandikaho ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo azahabwa ubugingo buhoraho. Maze aka gapapuro yandikaho nimero ze za telefone, maze agashira mu gacupa k'amazi, ashiramo n'amadolari 5, arangije apfundikira ka gacupa. Kuko yari mu mazi, yari mu bwato, ari mu nyanja ngari, maze rya cupa riterera mu nyanja arigendera. Ageze imbere arongera anywa andi mazi, ayamaze mu gacupa, afata agapapuro arandika ati kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese atazarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Maze yandikaho nimero ze za telefone, ashiraho amadolari 5, ashira mu gacupa, arongera arapfundikira, nako arongera arakajugunya. Inkuru uko nayisomaga imbwira ko ngo haciye nk'amezi 4 yumvise umuntu amuhamagaye ari mu bihugu by'Abarabu. Aramubwira ati nimero zawe nazibonye mu gacupa, hari mu rupapuro handitswe ngo Imana yakunze abari mu isi cyane bituma itanga umwana wayo w'ikinege ngo uzamwizera atarimbuka ahubwo azabona ubugingo buhoraho. Ati ubwo bugingo buhoraho ndabushaka, n'uwo mwana w'ikinege ninde? Maze aheraho amubwira ubutumwa bwiza bwa Kristo. Haciye ikindi gihe kitari kirekire cyane abona undi muntu arahamagaye ati natoraguye agacupa kari mu rupapuro karimo n'amadolari 5, ariko amagambo yanditsweho yandemye mu mutima, yanteye ibyiringiro, ariko ndashaka kukubaza iby'uyu mwana w'ikinege. Abantu benshi
bazamenya agakiza k'Imana, bazambaza izina rya Kristo, bazamwizera, bazamumenya biturutse ku nyandiko zacu basomye. Imana ikugirire neza. Mbese urifuza kuzicarana n'abana b'Imana mu bwami bwo mu ijuru? Mbese urashaka kuba igisubizo? Urashaka gufatanya natwe kugira ngo tubere igisubizo isi yabuze icyerekezo? Yesu Kristo niwe gisubizo. Nuko tuba tubereye abandi bisubizo igihe tubazaniye Yesu ushobora gusubiza ibibazo byabo bafite. Mbese urifuza gufatanya n'ijuru mu murimo wo gukwirakwiza no kwamamaza kugira neza kw'Imana? Niba ari uko bimeze, Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza, Imana ikuzuza ubuntu bwayo. Nuko Imana izahire intambwe zawe igihe uzaba ugiye gutanga ibitabo. Abamarayika ibihumbi byinshi bazakugenda iruhande, kandi ikime kiva mu ijuru n'umucyo urabagirana bizatuma izo mbuto ugiye kubiba zera, maze abantu benshi bazabone kugira neza kw'Imana. Icyo nkwifurije nanjye niyifurije ni ukugira ngo twese tugire uruhare muri uyu murimo kugeza aho Yesu azazira, mu izina rya Yesu, amen.